tutigeze na rimwe dukora ibintu binyuranyije n'ibyo twe tubifuzamo inshuti zacu. Niyo mpamvu rero kuri iyo nshuro tumaze kureba tukavuga ati urwenya iwacu ruhari namwe muhari tuzatera imbere. Niyo mpamvu twe tubibabwiye ngo dufite video 150 ariko noneho 2026 twifuza kuzagira video 2000. Nimba bizashoboka ntabwo tubizi, ariko hamwe namwe nimuduha comment tukazirebera tukazigiraho. Buriya comment gwa video nimuduha comment tuzazireberaho dukore video nyinshi, ndetse nimutana ndagira ngo tuganire ndetse tunarebere hamwe ibintu bitatu by'ingenzi twaba twagezeho muri 2025 ndetse n'ibyo twifuza nka bitanu by'ingenzi muri uyu mwaka wa 2026 by'umwihariko duhereye ku byo dufite ubu ngubu kuko rero kwa mbere tugeze kure. Ibyo ngibyo byombi tukabirebera hamwe. N'urwenya iwacu rero twaricaye turategura tureba ino video turavuga ati reka tuyikore tuyihereza abakunzi bacu bagira icyo bayibonamo nk'uko natwe tuba twifuza kugira icyo tubasaruramo, ari urwo rukundo, ari like, subscribe kugira ngo umuntu dusharinge n'abandi bo hirya no hino babe batabasha kutumenya ibyo dukora bigere kure kuko ari mwebwe tubikorera. N'urwenya iwacu rero tujya tubasobanurira yuko uyu mwaka wa 2025 ntabwo watubereye mwiza cyane gusa ntabwo tubereye mubi, kuko dusiganye ibikorwa byinshi ndetse na video nyinshi cyane ugereranyije n'ibyo twanatekerezaga, bitewe n'uko urwenya iwacu rwatekereza ko rutanabikora rwose. Kuko nk'uko nabivugaga hari amavideo amwe nawe mwagiye mubona hirya no hino twakoresheje ndetse amwe nawe agenda tubyara ibibazo. Niyo mpamvu uyu munsi dusa naho twabyiharanyeho tutakibikoresha. Noneho hari n'amavideo twakoresheje atubyara umusaruro mu buryo bufatika, by'umwihariko ariyo yayo ngaho nje kubabwira ati ibi twabigezeho 2025 ndetse na 2026 turateganya ibi ngibi. N'urwenya iwacu rero urumva yuko ibyo ngibyo ni ishimwe dushimira abantu badukurikira, ndetse ni ishimwe dushimira abazaza badukurikira bakurikiye ino video se n'iyindi. Bibutsa gukanda subscribe rero kugira ngo ibyo bintu byose tubateganyiriza n'urwenya iwacu bizaze bisanga uhari uri tayari kutukurikira ndetse no kutureba. Urwenya iwacu rero 2025 rwakoze video 145 150 zifunze neza zakozwe 2025. Video 150 zaje kutuzana amasaha 2000, murumva yuko atari imibare mibi, ndetse zituzanira n'abasubscribers 850. Nk'uko twababwiye rero 2026 nabwo ntabwo tukicaye, turashaka kuzamuka byibura tukagira abasubscribers 2000 cyangwa 3, ariko bizanyura muri mwebwe mudukurikira bitewe n'uko ari mwebwe ibyiza byose duteganya ko bizaturuka muri mwebwe mutureba, duteganya ko bizaza biturutse ku nshuti abavandimwe mwagiye muzana ahangaha kuri YouTube yacu. Ikindi kandi nk'abakunzi b'urwenya ndagira mbasobanurire yuko uko turi gukora bigiye gutandukana n'ibindi turi guteganya, bitewe n'uko hari video zimwe na zimwe nteganya zo kubazanira abatumirwa bakaba babaganiriza. Sinzi niba muzabikunda, murambwira muri comment nimba muzabikunda, nimba mutazabikunda mbyihorere, ariko nuko biteganya. Ndateganya yuko izo video nazo zazaza zikaza zunganiza dusanzwe dukora, bityo mu buryo bwo kwa uploadinga video zikaza ni nziza kurusha uko twabiteganyaga cyangwa uko twabiteguraga. Birumvikana yuko rero izo video zose ntabwo twazishutinze, ziri gushutingwa, izo turi kuganira nabo bavandimwe tuzahura ngo dushutinge, ndetse n'izindi turi kubategurira zose zizaza zisanga kuri YouTube channel yacu y'urwenya iwacu. Niyo mpamvu nabwo kubabwira ngo kanda subscribe nonaha, kugira ngo uwo kanda subscribe kugira ngo ejo bundi video niza izaze isanga uhari kandi uhagaze wemye nk'umuntu nyine turi kumwe turi kugendana ku kandi. Noneho rero urwenya iwacu ntabwo ari ibyo byonyine bategura, bitewe n'uko hari agafilime gatoya ka episode 7 cyangwa 8 kagufiya k'abana bashatse kwishyiramo bati iyi video tugiye kujya tuyicisha kuri urwenya iwacu, abavandimwe bayikurikira bashiki bacu bo hirya no hino. Iyo video ifite message nyinshi zigiye zitandukanye, noneho nayo urumva yuko izabiriho. Niyo mpamvu nagumye mubwira ngo wowe udukurikiye, wowe hirya no hino
uyu mwanya ni uwo kumenya ngo ese ubundi ngo YouTube channel Urwenya Iwacu imaze iki, ese nimba ikimaze ikimariye bande, ibyo ngibyo ukamenya ko abo bane kimariye nawe urimo. Ikindi kandi nakubwira nuko ubu none ahangaha Urwenya Iwacu rwafunguye imiryango y'abantu bose bifuza kurumenya no kurutanga ikiganiro icyo ari cyo cyose. Rwafunguye imiryango ku bantu bifuza kuba baza kudusura bakamenya ibyo dukora naho tubikorera. Rwafunguye imiryango ku muntu wari wese icyo wakora icyo ari cyo cyose uvuga ngo njyewe none kabone niba ucuruza unyobwa ukabase noneho njye ndashaka ko video z'Urwenya Iwacu zizajya zicamo publicité yanjye ndi kwicuruza unyobwa bwanjye cyangwa se iki. Ibyo byose twarabiteguye turabireba turabati noneho reka tubihereza abantu uko barabikeneye, natwe kandi turabakeneye mwa bantu mwe. Niyo mpamvu tutigeze na rimwe dukora ibintu binyuranyije n'ibyo twe tubifuzamo inshuti zacu. Niyo mpamvu rero kuri iyo nshuro tumaze kureba tukavuga ati Urwenya Iwacu buhari namwe muhari tuzatera imbere. Niyo mpamvu twe tubibabwiye ngo dufite video 150 ariko noneho 2026 twifuza kuzagira video 2000. Niba bizashoboka ntabwo tubizi, ariko hamwe na hamwe nimuduha comment tukazirebera tukazigiraho. Buriya comment gwa video nimuduha comment tuzazireberaho dukore video nyinshi, ndetse nimutanaziduha tuzagerageza gukora ibyo 3000 yenda tubone mu cyatano nabyo birashoboka. 2026 rero ni umwaka utari igiharwe, ni umwaka utari wo kugira kurangazwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, ni umwaka wo gukora cyane ugakora byisumbuyeho ndetse bikubyishuro nyinshi dusanzwe gukora. Niyo mpamvu natwe nk'Urwenya Iwacu twifuza gukora cyane 2026 ikazasigara tumeze gutya dufatika, bibaye byiza ikazadusiga turi monetize bitewe n'uko umva yuko niba dufite amasaha 2000 turi hafi kuhagera rwose. Niba dufite subscribers 850 turi hafi kuhagera. Wowe icyo usabwa kanda subscribe ukore share nshuti yanjye, kora share ku bantu b'inshuti zawe bakumva, ubabwira ati muzi yuko Valence akora YouTube akora ku Urwenya Iwacu, ese mwamuzi yuko asetsa, mwamuzi yuko akora ibintu nk'ibi ngibi. Ibyo ngibyo nubasha kubimenya ukabibwira mugenzi wawe akagukunda akakumva nawe akazambera nkawe. Mu by'ukuri mbafite nabikene, bafite ibintu byose birahari, mbafite muri ingenzi. Niyo mpamvu mbabwiye ngo nimuze turi inshuti nk'uko njye ndabakunda cyane nkamwe namwe nimuze mu nkunde dukundane. Ikindi kandi nababwira nuko ibyo bintu byose nababwiye bikeneye abantu, ntabwo bikeneye ibintu bizaturuka hirya no hino ku ruhande, bikeneye abantu. Wowe uri hafi ahangaha hafi yacu, andika muri comment ubaze ngo ese uri ni hehe, ngenda gusubiza 24 ku yandi iminsi 7 mbamani basubiza abantu banjye babashe kugira icyo bambaza. Jya muri comment wandike umbaze ikibazo cyo cyo ushaka, nanjye ndahari ndagusubiza bijyanye n'ibyo wambajije, kandi nzi neza ko nta kibazo uri bugire. Niba utashoboye kujya muri comment, fata nimero yanjye 072 97173 96 072 97173 96. Iyo nimero nuyihamagaraho nzakwitaba tugire byinshi tuganira. Nuyihamagaraho hari byinshi tuzavugana bijyanye n'ibyo wifuza kumenya kuri YouTube channel. Ushaka kugira kuyinyuzaho publicité runaka, ushaka kuyikiniraho se, ushaka kuyicishaho ubutumwa bwawe, ushaka kugira icyo umenyekanisha kumva ko abantu 850 bakomeje kwiyongera. Ni abantu benshi cyane ugereranyije nuko wakabaye uteranya abantu se cyangwa shyira kuri stati karibwa na 28. Bibutsa yuko na stati zacu bishatse turapostingira. Muhawe ikaze rero kugira ngo muze mudukurikirane, natwe turabakunda cyane. Yari Valence Sanzimana bisanzwe, uru ni Urwenya Iwacu, kanda subscribe ufungure inzogera, ubundi ubutaha uzazumbwira ngo wowe warambeshye ku byo wavuze cyangwa se ntabwo wambeshye byarakozwe nkorera n'ibi ngibi. Nifuza kuzabona message zanyu nyinshi zishima kuko nimwe dukorera ntudaciye ku ruhande. Rero ibyo nibyo nifuza kubabwira uyu munsi, ko tumaze kugira aba subscribers 850 na video 150 byose byavuye mu bwitange bw'inshuti zacu abavandimwe hirya no hino. Tubibutsa yuko hari ibyo twagiye dukora nk'ibyaha tugakora ama copyright, ibyo twarabashe kubisiba. Ubu none aha turi kumwe n'ibintu bizima bishyashya
twavuga yuko ubu none turi kugendana neza, yenda si 100% ariko ugereranyije hari icyo biri gutanga umusaruro. Muzaze murebe, mudusure, mudukunde, turabakunda cyane. Hasta la vista.